yose niwe Imana ishimwe cyane kandi rero kandi yarambabarira gira imbabazi yamviriye amaraso yo mu mutima ndanezere cyane kuko yancunguye Imana ishimwe cyane ibyiza yakoze mbifite mu mufasha Imana ishimwe cyane iwe rero imfasha mu bintu byose bikomeye Imana ishimwe imibabaro yanjye yose nikwa yuziyo ahindurira imibabaro wanezeze Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane kumana juru mfite abane Imana ishimwe cyane mu mwanya tuzabona umunezero Imana ishimwe ijura bera bazamurika izuba Yesu gaza twambike ikamba ry'ubugingo tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe cyane ijura bera bazamurika Yesu gaza twambike ikamba ry'ubugingo tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe cyane mbere ya byose aho Imana igiye gukora ibiganza gatoya Imana tuhereze ubundi uru rusengero rufite amateka yarwo ya kera natwe twasanzemo urusengero Imana yagambiriye kera ko muri inzu yayo izamuha umugisha itazamwirengagiza ibyo rero turabibabwira nk'abantu tubonana n'abantu benshi cyane batandukanye mu byiciro bitandukanye abantu Imana yatangiye kubaha imigisha kandi ikababwira ngo ushingiye ku kwitanga kwanyu mufite ibindi bibazo mukabyirengagiza ahubwo mugashyigikira umurimo wanjye kubera iyo mpamvu nanjye ibyanyu ndabikemuye hari abantu benshi cyane dufite amakuru yabo Imana rero yagiye ibikora neza turayishimiye reka tuyongere icyubahiro ni icyayi ya mafaranga rero tubaka buri gihe kandi dukomeje nibiyakoze murabibona imiterere y'uru rusengero iki ni igice cyo hejuru ni parite yo hejuru ihera hariya ikagera aha kandi ubu uko bimeze aha hazajya hicara abantu no hasi habe harimo abandi bantu ni ukuvuga ngo abantu baha hasi n'abaha hejuru naho bazaba bahuriye
noneho rero hano imbere naho kugera hariya hari uriya mucanga hose hazajya haba hicaye abantu na hariya hose ahantu rero ho kuvugira ijambo ry'Imana no kuririmbira hazajya hariya tuzahubaka neza nko muri metero ebyiri ku buryo abantu baha hasi bazajya bakurikirana iteraniro n'abaha hejuru bagakurikirana iteraniro. Noneho rero aho inyuma mureba aho ngaho tuzahakurura hagende hahure n'umuhanda ku buryo umuntu uzajya azaha mu rusengero ashobora guca aho ngaho agahita yinjira hano mu rusengero, yashaka kujya hasi aho mwahabonye ahantu handi hataruzura azajya ahita amanuka hasi, nashaka kujya kwicarira hasi ariko nashaka kuguma hejuru azajya aguma hejuru. Noneho rero ikindi nuko hariya hari inzira nayo izaza hano mu rusengero, washaka kuva hasi uza mu rusengero ugaca muri za nzira. Hariya mureba rero twabanje hari dari ibyumba by'amasengesho byagezeyo, turi buze kubajyana tubereke. Hari ibyumba bimajije kuzura bigeze mu byumba bitatu biriho inzugi bimeze neza nubwo bitari byuzura neza. Noneho rero hariya hirya mureba ni amaofisi azazamuka, azakomeza kuzamuka ariko twashatse guhera ahangaha ku rusengero. Ikiyongereyeho nk'uko mubibona ibi bintu birahenze no kubitega biragoye, ariko uno munsi nibwo hariya bahameneye, bivuga ngo hariya hagiye kuzamukamo izindi nkingi. Izi nkingi zizazamukamo hariya nazo zizajyaho irento nk'iriya ndetse n'ahangaha bigende bijya ku manivo, ariko igisenge cyo kizaba ari kirekire cyane, kizaba ari kirekire cyane ku buryo kuva nka hariya mureba kuzamuka mu gisenge hashobora kuza hafite nka metero 9 uzamuka mu kirere. Ni urusengero rero runini cyane, ntabwo ari urusengero rutoya, ariko ibi byose turabishimira Imana, namwe abantu Imana yaremye mu butunzi Imana yabahaye mukoramo mugatanga. Ibi rero byo gukorera Imana ntago bitera ubukene ahubwo bitera imigisha. Mu by'ukuri umuntu ababibye ahantu heza, kandi inyubako yacu ni inyubako ikomeye. Murabona zira ferabeto, murabona ko ari nyinshi, ni ferabeto za 16. Imwe yonyine imwe igura amafaranga 24,500. Ferabeto imwe muri zira zizinze nize zizengurutse aha hose. Rero ikindi nuko mu buryo bw'amasima nabwo dukoresha sima nyinshi, umucanga wa mukeya, kuko tumaze gukoresha sima zirenga 1000. Ibyo rero ni ibintu bihenze cyane. Kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza ubu ngubu mumajije gutanga cyangwa tumaje gukoresha amafaranga arenga miliyoni 120 zirarenga. Ayageze kuri banke tukayakurayo ararenga miliyoni 120, kandi ayo mafaranga yavuye muri mwebwe ava no mu bandi bantu bamenya amakuru. Hari n'umuntu umenya ko turi kubaka ahangaha akazana inkunga akavuga ati sinzanahasengera, ariko Imana y'abarokore iyo wayikoreye irakwitura. Kubera ko rero shaka kwizanyitura, mwakire mugende muguremo sima, muguremo umucanga. Mu by'ukuri rero tudatinze gahunda irakomeje. Aya mafaranga rero dukomeje gutanga ni amafaranga yo gukomeza kugura aya makonkase, nayo kugura iyi micanga, nayo kugura amafera beto, nayo kugura amasima, nayo guhemba abakozi tukazamuka. Twamara kuzamuka mwumvishije ko twatangije n'ubundi buryo bwa cibe yanjye, aho umuntu tumusaba cibe imwe cyangwa ebyiri cyangwa 5 bitewe n'ukuntu abyumva. Ibyo rero byo turi kubwira umuntu cyangwa se akaza akatubwira ati ndayibaha imwe ni 25,000, dukeneye nyinshi cyane tuzakoresha igisenge. Aho niho tugeze rero. Iyo mirimo rero yose dukora, ijambo ry'Imana rikavuga ngo imirimo y'abera izibuka imbere y'Imana izibuka. Mbibutse ko dukora ibintu byinshi, hari n'igihe ubutunzi bwacu tubukoresha uko bidakwiye tukabihomba, ariko nyuma y'uyu mubiri tuzasinzira, kuko abakoreye Imana ntibazapfa, tuzasinzira tujye mu ijuru. Ya mirimo yose twakoze tukiraha ku isi izaduherekeza paka tugeze mu ijuru, ariko bya bindi twakoze bizarangirira ahangaha, nta gaciro bizaba bigifite. Ariko imirimo twakoze dukorera Imana
niyo izaduherekeza, niwo mwambaro tuzambara. Ubwo rero tukaba rero dushimira Imana ko yabashyizemo umutima, kandi tugira icyifuzo cyo kuvuga ngo Imana iduha amafaranga tuyatange, yongere iduhani tubone umugisha. Kandi nutayabonye ntuzagira ikibazo cyo kutabonye amafaranga, uzazuza uvuge neza inzu y'Imana, usabire umugisha abatanga mu buryo butandukanye, nawe Imana izakubara mu batanze, ntuzagira ikibazo. Ariko niba uyafite uzayazane, aho uzakura Imana izahasubiza. Kandi ayo tudatanga, ayo dutanga n'ubundi ntiyakemura ibibazo byacu, ariko turayatanga Imana ikabishingiraho igakemura ibibazo byacu. Ubwo rero kubikora ni ukwitekanyiriza kandi ni umugisha, kandi dukomeje gushima buri muntu wese ku giti cye, tugashimira n'ubuyobozi bw'itorero ryacu rya ADEPR bamajije kutwemerera ko nitumara kuzamura Shopante bazaduha amabati ageze muri miliyoni 10. Ejo bundi rero n'umushumba mukuru yaradusuye, nawe yaduhaye andi mafaranga ageze muri miliyoni 2. Ayo ni amafaranga yatanzwe n'itorero, na paruwasi rero imaze kuduha miliyoni 1,200,000. Barimo barashyigikira uyu murimo w'Imana kugira ngo izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Rero kubikora tukabikora neza dukiranuka ni ukwiteganyiriza, kandi iyo migisha iragenda ikagera no mu bana bacu. Ndumva yenda umutekinisiye nawe namuha umwanya mutoya, tugiye kugira ku musozo. Nidusoza aha ngaha turagenda tubereka igice cyahariya hasi, hasigaye turasoreza hari, ariko abari buze kubishaka turi buze kubamanura no mu byumba by'amasengesho. Mu byumba by'amasengesho turaza kuhabageza, ariko twifuza ko abo turi kumwe n'abahanga mwakwihangana, kubera ko turasoreza hano hasi, ntabwo turi butinde. Hasigaye n'igikorwa cyo gushyigikira iyi nyubako, dukora mu butunzi bwacu tugakoramo tukayishyigikira. Haleluya. Iyi nyubako tuyikurikirana buri munsi nk'abantu babimenyereye. Haleluya. Inyubako yacu irakomeye, ibikoresho byose bikomeye, amaterabeta akomeye, mbese ibintu byose birateguye cyane. Inzobere zidusura mu mujyi wa Kigali buri munsi kureba aho ibintu bigeze, barabishimye, baravuga ati yaba bose ari uko bakora. Ntabwo twifuza gukora ibintu byoroheje, twakoze ibikomeye n'abana bacu tutakiriho bazahasengera. Urusengero ruza rukomeye, rwicuza abantu barenga 300 cyangwa 400 bicaye, iteraniro rimwe gusa. Ubwo rero tubikora tubikunze, mu minsi mike cyane Imana izatugororera. Mujye mukambwira abashyitsi n'abavandimwe banyu baze hano baharebe, badufashe twubakire inzu y'Imana. Ntabwo ari iyacu, ni Imana twubakira kandi izadutera. Ubwo rero rwose tuzabikora neza ku buryo bwujuje ubuziranenge, ku buryo nta muntu uzaza hano ngo agire ikintu atumenga, birizewe rwose. Hari inzobere hano zikurikirana amashanyarazi, amazi, abubatsi, dufite abantu bose ingeri zose hano barahari bubaka inzu y'Imana. Ubwo rero murakoze, kandi Imana y'umugisha mujye mutuba hafi. Noneho rero icyiciro gikurikiyeho harakoze, tugiye gutanga iyi nkunga. Noneho rero turamanuka hariya hasi, niho turi buze gusengera isengesho ribahesha umugisha. Ndakumva makuru y'umurwa uri kura atage ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umusumwe nzawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, zinshira umurwa. Haleluya, ndi hafi kujyamo. Umusumwe nzawinjiramo. N'amarira bamuro umurwa. Oya namuro bayoni nambara, nta ndwara ishobora kubayo. Umusumwe nzawinjiramo. Haleluya, haleluya, nuzuye ibyishimo. Oh, haleluya, zinjira
Haleluya ndi hafi kujyayo umusumeza winjira bazajya muri icyo gihugu bazaba imyenda yera babikiwe kambani zawe umusumeza winjira abazajya muri icyo gihugu bazaba imyenda yera babikiwe kambani zawe